Uyu munsi tugiye kuganira ku nkuru ivuga ku mpinduka ziri mu kwiyandikisha kuri Diversity Visa Lottery ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, izwi cyane nka DV Lottery cyangwa se iyo mukunda kwita Green Card. Guhera kuri DV Lottery y'ibihumbi 2027 ariyo benshi mutegereje gukoreraho application zanyu muri uyu mwaka, Leta ya Amerika izajya isaba buri muntu wese ushaka kwiyandikisha muri iyi gahunda gutanga $1 kugira ngo abashe kujoininga ino program. Iyi story y'uyu munsi ifite details nyinshi. Impamvu nuko ari ubwa mbere mu mateka ya DV Lottery iyi gahunda yashyizweho amafaranga kugira ngo ubasha kujoininga yiyandikishe abanje kwishyura $1. Nkuko mubizi mu myaka yabanjirije iyi ngiyi kwiyandikisha byari ubuntu. Ariko se kuki Amerika yabikoze? Ese ano mafaranga agiye gutangwa angana $1 afite icyo azahindura ku mahirwe yawe yo gutsinda? Kuri wowe uri interested kuri iki kiganiro uraza gusobanukirwa, komeza ubane natwe. Niba ari ubwa mbere ukurikiye Storyteller Rwanda, nagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe mu biganiro byacu bitandukanye. Diversity Visa Program ni gahunda yatangiye mu mwaka wa 1990. Ahanini yari igamije guha amahirwe abantu baturuka mu bihugu bidafite abimukira benshi babarizwa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buri mwaka abarenga miliyoni 10 ku isi bariyandikisha muri ino program, ariko abatoranywa nk'uko mubizi ni abagera ku bihumbi 55 gusa. Iyo utsinze ubona amahirwe yo kubona Green Card. Iyi Green Card iguhesha kuba umuturage wemewe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahangaha ubasha kuhatura, gukora ndetse no kwiga nk'abandi baturage bose. Ni tombora y'ukuri iri real, ariko ku rundi ruhande ifite amategeko n'amabwiriza uba ugomba kwitondera mu gihe ugiye gukina uyu mukino wa Green Card. Ariko uyu munsi ntago turi bwibande cyane kuri history ya Green Card, kubabwira impinduka zijyanye $1 byashyizweho. Guhera ku itariki ya 16 Nzeri mu mwaka wa 2025, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ububanyi n'amahanga ariyo US Department of State cyasohoye itegeko rishya mu gitabo cya Federal Register. Iri tegeko ryavugaga ko ntago ari irya kera, ni mu kwezi gushize, ryavuga ko guhera muri DV Lottery ya 2027 buri muntu wese uzajya wiyandikisha akandikisha izina rye muri no gahunda ya tombora azajya atanga $1 nk'amafaranga yo kwiyandikisha. Iri $1 ntago ari amafaranga yo gusaba visa, ahubwo ni registration fees. Ni amafaranga ahanini azafasha leta gutunganya ino systeme ikoreshwa mu kwakira ndetse no mu gusesengura application zose. Nkuko nabibabwiye umwaka ushize bakiri application zigera kuri miliyoni 10 zituruka ku isi hose. Reka mbabwire impamvu eshatu z'ingenzi zatumye bashyiraho rino $1. Iya mbere harimo gukomeza umutekano w'uru rubuga rwa dvprogram.state.gov kugira ngo rugire imbaraga, rube strong. N'ubundi rwari rusanzwe ruri strong, ariko ndaza kukubwira impamvu yabyo nyuma. Ikindi harimo gukumira abiyandikisha inshuro nyinshi cyangwa bakoresha amazina y'uburiganya. Icya gatatu harimo gufasha mu gutunganya system itunganya programu z'abantu barenga za miliyoni nakubwiye bakora application buri mwaka. Ni icyemezo gishya, ariko nanone gishingiye ku mibare igaragara ko buri mwaka hari abiyandikisha inshuro nyinshi cyangwa se bakoresha amafoto atari ayabo. Biro bigatuma systeme izamakajagari. Hari impamvu nyinshi zatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifata kino cyemezo. Iya mbere harimo guhagarika ubujura bwo kwiyandikisha inshuro nyinshi. Hari abantu benshi bakoresha amazina y'abantu batandukanye cyangwa se bakiyandikisha inshuro zitandukanye kugira ngo bongere amahirwe yabo.
Ikindi ni ukurwanya aba scammers, abantu biyitirira abashinzwe gufasha abantu kwiyandikisha bakaba babarya amafaranga. Ibyo bintu nta bushobozi baba bifitiye. Icya gatatu ni ugukoresha amafaranga make yunganira system kugira ngo ino gahunda ya DV Lottery ikomeze gukora neza kandi mu buryo burambye. Ano madolari 100 ushobora kuyumva ukumva ari amafaranga make. Plutôt ano irino dolari rimwe ushobora kuryumva ukumva ari amafaranga make. Ariko mu by'ukuri iyo uteranyije idolari ryawe n'iryundi, ba bantu miliyoni 10 bakora application buri mwaka, n'igihe bashobora no kurenga, iyo yateranije iba inkunga ifatika cyane ku buryo yongera imikorere myiza ya system. Hari abahanga mu by'ubukungu bavuga ko iri dolari rimwe rishobora kuzatuma abiyandikisha muri no system ari bo banyabo koko bifuza kujya muri Amerika, bityo bikaba byagabanya ubwinshi bw'abiyandikisha badafite intego cyangwa se babikora ari nko kwishimisha bikinira. Iyo ni indi point. Iri tangazo rikimara gusohoka, nk'uko bisanzwe murabizi ku mbuga nkoranyambaga, abantu batangira kuvuga uko babyumva, commentaire buri wese ku giti cye. Hari abavuze ko idolari rimwe atari ryinshi, hari ibintu bisanzwe kandi bifite ishingiro. Ariko hari n'abandi bafite indi point yumvikana, bavuga ko bishobora kuzagira ingaruka ku bantu badafite nk'amakarita ya banke cyangwa se ubundi buryo bwo kwishyura online, cyane cyane nk'abari muri Afurika. Ese wowe ino gahunda uyumvisha ute? Idolari rimwe urumva atari ryinshi, ni ibintu bisanzwe kandi bifite ishingiro, cyangwa nawe uri umwe mu bari ku ruhande rw'abavuga ko bishobora kuzagira ingaruka ku bantu bafite nk'ubushobozi buciriritse, badafite amakarita ya banke, batabasha kwishyura online, cyane cyane bari nko mu bihugu bya Afurika kusanga ari byo bikiri inyuma mu iterambere? Iki gitekerezo cyawe muri comment twumva uko byumva. Muri commentaire zagiye zitangwa cyane, hari abavuga ko iyi gahunda izaba ari nziza cyane kubera ko izakumira abashonje, ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo, kuko ano mafaranga ni makeya cyane, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko nta muntu uzemererwa kwishyura ahandi uretse kuri website yayo ya dvprogram.state.gov. Ibi bivuze ko niba hari umuntu cyangwa ikigo kikubwiye ko kizagufasha kikagusabira DV ukaba wamuha amafaranga, uwo muntu azaba ari scammer, kuko amafaranga ino dolari rimwe rizishyurirwa kuri website ya dvprogram.state.gov. Nko ku Banyarwanda n'abandi baturuka muri Afurika, Abarundi n'abandi bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, izi mpinduka zifite isomo rikomeye. Ritwigisha ko tugomba kumenya kwikorera ibintu neza, tutagombye kwiringira umuntu uwo ari we wese tutazi from nowhere atubwira ko yadusabira visa. Leta ya Amerika ikigamije hano nuko buri muntu yakwisabira ubwe ku giti cye binyuze kuri website yemewe, kandi rino dolari rimwe kuryishyura bizajya binyuzwa kuri website yizewe kandi mu buryo bunoze. Ibi ngibi nge nabonye bishobora kuzagabanya n'abantu bakoraga business zo kubeshya abandi bababwira ngo bazabasabira DV Lottery. Ku ruhande rw'amahirwe birashoboka ko kubera ino dolari rimwe umubare w'abiyandikisha uzagabanuka, bityo rero amahirwe ya mwebwe musigaye mwiteguye aziyongera byanze bikunze. Ariko icy'ingenzi ni ukumenya uburyo bushya no kwirinda kuba wacibwa amafaranga menshi n'abatekamitwe. Ahanini iyo cyatumyeho dukora kino kiganiro. Mu magambo makeya, urebye iri dolari rimwe ntabwo ari amafaranga yo gutuma amahirwe yawe yiyongera, ahubwo uzirikane mu mutwe wawe ko ari igikoresho cyangwa se ari nka politike cyangwa se tekinike igamije gutuma gahunda ya DV Lottery ikomeza kuba isobanutse, itekanye kandi idafite akajagari. Iyi porogaramu ni nziza cyane kuko ni intambwe yagiye ifasha abantu benshi barenga ibihumbi n'ibihumbi kubona ubuzima bushya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri wowe udukurikiye, ikintu numva cyagukomerera ni ukumenya neza ubwo buryo bushya no kwiyandikisha.
ndetse no kuba wakoresha website nyayo. Icyo nakora kano kanya ni ukubashimira kuri mwe mudukurikirana. Ntimukibagirwe gukora subscribe, ukanda like niba wakunze ikiganiro cyane, why not utanakora share. Ntiwibagirwe kutubwira muri comment icyo utekereza kuri izi mpinduka, aho uzajya utanga $1 kugira ngo ubashe kwinjira muri DV Lottery program. Biratangira uyu mwaka. Bye bye.